Ikipe ya APR FC waherekeje ntago ibashe gukora amanota 3 i Rubavu n'umukino wanye gutera ujuye. N'umukino wagoye APR kubera ko baje bishize mu mutwe ko ari ikipe yoroshe imaze igihe idakora imyitozo, wabonye ko twarashitse ibitego byinshi kandi byari byabazwe, ariko n'umupira nyine cyambere no kubyakira. Gusa icyo nzi ko kubatunganyije na Etincelle ni imbeba yari ipusi ni inkuru, ariko ipusi yari imbeba ntibibi inkuru, bibaye inkuru nyine. Kandi umukino urarangiye, tugiye kwitegura mukeba, kandi nzi neza ko niyo twe twashiramo intare kuri Rayon Sport ho n'urucabana n'abakinnyi ubwabo baza bari motive bumva ko bagiye gukora n'ikipe ikomeye, kuko twahuye n'ikipe yoroshe, ikipe itaheruka gutsinda. Abakinnyi ubwabo mu mutwe nabo barapfa, bitandukanye nuko wakina n'ikipe uzi neza kiri kimeze neza cyangwa se no gutsinda. Ariko n'ubwa mbere nakona washitse intege abo Rayon Sport ntufite n'ubwa kuri match muzakurikizaho. Reyo niyo baduhamagara saa 6 z'ijoro twice nta n'imyitozo twakoze. Reyo n'ukuri kw'Imana ndakubwiza ukuri mu mahoro, Reyo nirya bike ni bine yagerageje yakamase ni bine, kandi ndabikubwiye jewe mbikubwiriye hano Rubavu ni bine yakamase nta kitagize, kubera ko ubu none turanganyije tugomba guprova kugira ngo twerekane yuko tugomba gushaka igikombe na kugira ngo turate umukino wa kabiri. Byaba ikibazo ni ikibazo, ahubwo noneho ubu ngubu barye barimenye kuko match ya mbere turayirasa, ese ya kabiri twayirata noneho hari Rayon Sport. Byo ni ikibazo, banabyishire mu mutwe ko amanota 3 nzayacyura, amafaranga tuzayaba, ariko amanota tuzayacyura. Hanyuma ubonye uri kipe yakinaga nejo nakubonye kuri kino kibuga ya Rayon Sport, hanyuma ntago ufite ubwo wakwino match ya Rayon Sport uzayitakaza ruvi. Nta mukinnyi wa Rayon mbona watanga difference, ni babiri n'abakinnyi babiri. Watani twibwira jewe amazina yanjye nyakuri ni Gasoji, umuhungu w'umuboyi uvuka ibugoyi. Etincelle nimbi urishimye cyane, ariko biranze no kwishima nubwo habayemo no kuba twagerageje, ariko ikipe bita APR ikurikije ikipe bita Polisi bose bagiye bafite ubutumwa bavugaga ko dufite inzara, ariko Imana yarize Abisiraheli igaragaje ko iri kumwe na Etincelle. Hanyuma n'umukino wabonye gute ikipe ya Etincelle n'umukino wabonye gute? Etincelle ni ikipe yangaragarije, Etincelle ni ikipe yagaragaje ko igihe cyose umwanzi azaza nabi izamwereka ko nta mwanzi w'umwana ubaho, igakubita ikomeye gusa. Etincelle ni mbi, njyewe Imana yarambwiye ufite iginkomereho, ndayibwira mfite umunwa, irambwira fata imbuga ugenda uyobora bawe. Uko Imana yarinze Abisiraheli niko natwe turinze kugeza iyi saha. Urakoze cyane. Yagura umukino wabonye gute? Umukino wari mwiza, umukino warushimishije nawe wari wabonye. Ikintu tuzira n'amafaranga makeya, wadutwize amafaranga umwaka umwe. Umukuru w'igihugu yazakunda football kuruta ikindi gihe, ntabwo wabyiboneye. Twakinye neza, okaziyo nyinshi, twabuze amahirwe. Ikindi kintu tubura n'amafaranga. Ntabwo ari uko tudakora, ahubwo hari uburyo ari aba mu misi management ari kuhaduhereza amafaranga byibuze umwaka umwe. Wareba amateka kandi namwe mwajya mumanuka mwishimye mugataha mwishimye. Urakoze cyane. Banyita Nsengiyumva Shabani, haba ndi umukunzi, si ndi umufana ahubwo ndi umukunzi wa Etincelle FC. Hanyuma Etincelle iranganyije ikoze imyitozo 3 gusa n'umukino wabonye gute? Imyitozo nubwo iriya minsi 2 yarangiye badakoze, buri mukinnyi yakoraga ku giti cye, ariko ibibazo byari burimo kugeza kuri uyu munota bisa naho byakemutse. Kugira ngo uranabyiboneye nk'umunyamakuru uburyo bakaniye APR bigeza naho bayikubita amapoto bagiye kwitsinda. Hanyuma ikipe ya Etincelle yagiye vuga mu cyo cya mikoro kenshi koko byarangiye n'imukukira kuri yayo. Ku bijyanye na mikoro, ubuyobozi bw'akarere icyo kibazo bwaragikemuye, kandi ndumva ngira ngo nawe wihereye ijisho uburyo abakinnyi bari bafite morali yo hejuru. Ndumva n'indi mikino iyo ari yo yose bazagerageza gukora kwitwaramo neza. Urakoze cyane. Murakoze munyamakuru. Twaje duherekeje Rayon Sport yacu dukunda cyane,
kandi twishimiye ko tugiye kuva i Rubavu dufite amanota 3 tuyaciye iwacu i Kigali. None ubwo rero twategereje nta twanze gutaha nk'abareyo turindiriye ikipe yacu ya Mukeba turabivamo, kandi twishimiye yuko ikipe ya Etincelle ikuye amanota 3 kuri Mukeba wacu w'ibihe byose. Twirishimye cyane nk'abareyo, tujya gutaha tunezerewe i Kigali. I Kigali tunezerewe rwose nk'abareyo, nta kindi navuga uretse ko nishimye njyewe nawe Kanezi tujya gutaha iwacu i Kigali tumeze neza tunezerewe. Oya Jeff icyo natangaza ni kimwe gusa, mesaje nahereza rero ikipe yanjye nuko intsinzi twebwe turayizeye. Niba APR yatsindirwa no kwetese turabyizeye ko tuzabanywa ni ukubanywa. APR irasi cyane tuzayinywa. APR tuzabanywa APR tuzaye ubutumwa mujyore ubutumwa buno ubutumwa natwe twaturindiriye ni nk'ubutumwa twebwe tuyihaye abareyo. Tuzaye ujya guhura nayo twiteguye neza, tuzayica ntabwo ikipe ikwiye ntabwo turi piramide yahuye na piramide y'i Rubavu. Ubundi iyi ni piramide y'i Rubavu. ngo bose ngo viziyo ngo iyi ni ikipe, ariko buri iyi ntari ukuntu ibaho. Reka mbibabwire mwese mwa banyamakuru mwe muri aha n'abanyarwanda banteze amatwi, buri iyi ntare hari igihe iryama igatuza, wajya kubona ukabona akanyamasyo karaje kayikoze mu jisho cyangwa kayikoze muri babyita ngo ni sharubu bwa bwanwa bwayo, ariko yo ntago yakwica akantu nk'akariya nta muntu wamenya ubushobozi bwayo. Iyi ntare igiye kwica ubundi igusha imbogo cyangwa ikagusha inzovu. Ni ukuvuga ngo muri make mwese murabibonye, iyi ni ikipe yitwa ngo niyo ya mbere igize ite iyoboye shampiyona. Abanyarwanda barabibonye. Viziyo oya reka viziyo nkuko mwabibonye, nkuko nabibabwiye ngo iki cyagiye niba mubyibuka interview ya mbere nabwiye ni viziyo izakora kana, murabibonye baraducitse. Mwabibonye baraducitse, mbese ni kwa kundi umuntu kumuniga akagenda asamba. Ubu ntabwo nishi ngo ndavugisha, ariko se bicira aho ngo vuga ngo ikipe ngo urayinize. Tujye muri detail, uyinize he igucitse? No kuvuga ngo turanganyije, ariko twayirushije umupira bya bindi byo bita ngo ni ball possession. Buriya kugira ngo ikipe umenye ko ifite umupira hari cyo bita ngo ni ball balance, ball control and ball brain, ball balance and ball control, babyita triple B. Ibyo turabifite. Wabonye ibyo bita ngo ni blood buster band za rockets za zindi twarekuraga wabonye wabonye imizinga hatari, wabonye twizera Imana ndeze muno ntare ku ishoti mukanya hangaha wagira ngo ni rocket y'ibihumbi 2011 cyagihe yayindi abanyamerika barashe kadafavaho. Mwabibonye abantu bose baragurutse bari yayindi yamusanze mu mwobo. Nubanga abanyarwanda baravuze batese iyi ni vizi, ariko ndababwira nti mwebwe twebwe dutegereje ubundi reka mbabwire ubu ngubu reka umugabo buryo ukubita umugore abarimbwa. Buryo umugabo kugira ngo umenye ko ari umugabo akubita umugabo mugenzi we, kuko ubundi igitsina gore nibashiki bacu nibo tuvamo. Noneho batuvuye mu mu Rubavu kubera amateka y'Imana uko avuga, sibyo? Wese watinyuka gufata Urubavu rwawe ukaruniga cyangwa ukarukubita cyangwa ukarubabaza. Naho umugabo ukubitwa n'umugore, umugabo umugabo yakubiswe n'umugore aba yitwaye nabi, naho ubundi nta mugore watinyuka gukubita umugabo. Ngiye cyo navuga rero ni kimwe, no kuvuga ngo ubundi kugira ngo werekane ko ukomeye ukubita umuntu ukomeye. Iyi si yo bavuga ngo ni ikipe ya mbere se, ntibavuga ngo yatwaye Super Cup se. Oya kubyemera ko ndabyemera, ariko kuri viziyo buryo ihura na viziyo kuri Super Cup ntibaragitwaye, ariko mufite amanota 2. Ariko rero ngiye narababwiye, rero reka mbabwire buriya hari ikintu mutazi. Ubu se wowe ufashe umukobwa ukajya umusohokana buri gihe, undi akaza umunsi umwe akamubyaraho umwana, ubwo umugabo cyangwa ukomeye kuri uwo mukobwa ninde? Ubwo hagati iyo mugabo shampiyona irakomeje. Aba barimo baratwara amanota, ariko iminota nako imikino 25 wa munyamakuru, imikino 25 isigayo nirakinwa. Kandi shampiyona yo muyikina burya musa n'abagabo benshi bahuriye ku mugore. Mwese mumutereta umukarisa umuhonga amafaranga ugira ute, ariko uzamubyaraho. Reka dukomeze turi muri kursi ya shampiyona, nyuma uzambaze shampiyona imaze kugira ite kubona uyegukana. Hanyuma tugana ku musozo, ekipe yawe n'ubundi iri mu makipe ku munsi w'ejo mbere ko mukina mu makipe 2 ya nyuma, we na APR. Ekipe ya Viziyo izabona amanota 3 ryari, izabona byaciye mu yenzira.
none se ndashaka kugira ngo nkubaze umva kandi uyu nguyu cyambajije hasigaye imikino ingahe nari maze kubabwira imikino ingahe 25 tutari twakina none se imikino 25 ubwo ushingiye ku kivuga ko amanota atadashobora kuboneka Njigiye ku mikino 5 imaze kubabuza nta manota 3 murabona ari kimwe cya gatatu cy'imikino isigaye wowe ujye ukurikirana umupira yego Portugal igeze bona amanota 3 na rimwe igihe itwara Euro mu 2016 ubwo se viziba oya ndababaza mwa abanyamakuru mwe we Traoré Portugal igeze bona amanota 3 yayabonye gusa kuri penalty itsinda cyagihe ba Benzema barimo nabandi bitwaye igitego cya Ida Cristiano Ronaldo atakinnye none se ubu nk'uyu mwana bavuga iki ngiye nakubwiye ngo igihe cyose twebwe tureba ngo ninde ubyaye ku mugore kuko niwe mugabo ibyo kuvuga ngo waramusohokanye ibyo kuvuga ngo wamuhaye bizu ibyo kuvuga ngo wamunazaho amafaranga wamuguriye amamodoka wamuguriye amazu ibyo twe ntitubizi twe turashaka kuvuga ngo ninde ufitanye igihango n'uriya mugore wamubyajije bakaba bafitanye umwana ushobora gusanga ari icyo gikombe cya shampiyona muvuga viziyo ariyo kuko imikino 25 none se sipoza noneho imikino 25 isigaye wenda turayitsinze igikombe mwatamo gitwara urakoze cyane dusoza ubutumwa ku bakunzi b'ikipe ya viziyo mwataka waba Madusa yuko watangiye nabi icyo umbaje neza cyane reka nkubwire rero Mbappe ari muri Real Madrid yakinnye match zinga ataratsinda match 3 nibwo yatsinze kuri match ya gatatu na igitego cya penalty ariko match ya mbere yakinnye match ya mbere oya ntabwo yatsinze oya apana muza muri champion champion atangiye adatsinda n'umukino wa kabiri ntiyatsinda atsinda kuwa gatatu none se ubu ndashaka kugira ngo nkubaze ubwo ngubwo mu mutangiye none se Mamadou Sayi nibwo agitangira kwisanga mu ikipe sibyo riri mwe muretse guca urubanza none se reka mbanze nkubaze Champions League ubwayo APR ni ikipe yakinnye Champions League nk'ikipe yari duhagarariye ariko abakinnyi baracyari bashya bari bataramenyerana wese bari abakinnyi ba Pyramide bamaranye imyaka 3 4 5 mwese murabizi nka Fiston Mayele iriya kipe yimazemo imyaka 2 sibyo nabagenzi be ese wowe wagera ako kanya ugahita umenyerana n'abandi nako ugahita ukora muvuma na combinaison nk'abandi bamaranye igihe iragiye cyose mujye mwitora abanyamakuru b'imikino mujye munasobanurira abantu patience pains but pays bamuhigihe kugira ngo urumva aha urabikoze cyane igihe ni igisubizo cyiza ubwo rero nagira ngo mbwira abanyarwanda ngo tugiye muri break dushyigikira ikipe y'igihugu cyacu dukomeze dukunda imikino ariko nanone abajyaga bavuga ngo vizi iroroshye bazayibaze polisi urakoze cyane